umutwe w'ibyo ushaka kwiga uravuga ngo ni ikibazo, hakaba hariho n'igisubizo. Urashaka kubaka ejo hawe hazaza hashimishije. Ndumva ko umuntu wese yavuga ni yego, sibyo? Urashaka kubaka ejo hazaza hawe hashimishije. Nimba rero wumva ushaka ejo hazaza hashimishije mu maso y'Imana no mu maso yawe, kurikira rero izi nyigisho muri uyu mwanya. Kubera ko twavuze ejo hazaza, twinjiye mu cyitwa ibihe, sibyo? Amen. Ubuzima turimo buri mu bihe bitatu. Hariho le passé, ejo hashize, hariho le présent, hariyo turimo muri uyu mwanya, nonaha harimo na le futur, ejo hazaza. Eternité yo turayiretse. Amen. Ibihe turimo. Uyu munsi muri uyu mwanya, ejo hitwaga ejo hazaza. Sibyo? N'uyu mwanya nitugere ejo hazaza, uyu mwanya uzitwa ejo hashize. Ibyo nibyo bihe Imana yarutegekeye kubamo. Hari umuntu yavuze ngo le présent c'est comme une cabine téléphérique dans laquelle les hommes sont enfermés. Abamaze kujya mu bindi bihugu cyangwa bakayibona mu mateleviziyo, hari amakable mu kirere n'utukabine, abantu bakajyamo tukagenda. Bayita cabine téléphérique. Nuvuga ngo ni bisi yo mu kirere. None iyo uri muri iyo kabine, je narakagenzemo mu Bufaransa hafi ya muri Suisse, mu misozi ya hariya. Nuvuga ngo kava ahantu kuri station, ngo muri station ya gare, hanyuma mukinjiramo no muri Israel kugira ngo ugende ahantu hitwa Masada, hamwe abaroma biciye abayuda bari banze kufatanya na Roma, igihe baroma bafataga Yerusalemu. Hanyuma abantu bahagaze mu idini ryabo bakanga kwisumeta kuri Rome, hariya nibo bahungiye ahantu hitwa Forteresse de Masada. Rero kujyayo rero abaroma byarabagoye kugira ngo bazavane bari abantu hariya, byari bikomeye cyane, byabafashe igihe. Rero kujyayo rero muri abagiye kuwa visita ko na ahantu ndangamurage, bakoresha rero utu tukabine téléphérique. Iyo urimo rero, urimo nyine, uri mu kirere, urimo karakujyana, ariko nta kindi wakora, ntabwo uri bwiruke mu gasige, kuko urimo. Imana rero yadufungiye mu bihe aho udashobora kuvuga ngo no présent ndimo irandambiye ngira niruke muri future. Byashoboka? Wowe uratekereza ejo hashize mu bitekerezo, ugatekereza wenda n'ejo hazaza ukahashushanya, ariko ntushobora kuvamo muri iyi none turimo ngo usimbukire muri ejo hazaza ngo none irandambiye birabishye, je nigiriye muri ejo hazaza. Kada uri muri cabine téléphérique. Uko bayiprogramye niko ikwiye kujyana. Wivovota muri cabine téléphérique, wishima, ukabyina, ugumamo. Natwe rero turaza muri isi tukeza muri cabine téléphérique, twabaye prisonnier. Amen. Ntago urabizi ejo hashize byari biryose ndisubiyeyo. Byashoboka se? Ejo hazaza mbona ko bizaba bimeze neza, none mvuye muri none ngiye muri ejo hazaza. Kada uri muri cabine téléphérique, uwayisetinze akayihana vitesse kwigenda n'Uwiteka Nyiringabo. C'est philosophique, non? Nindabyumvise.
Mwabibise? Amen. Na niyo mpamvu nagushobora, umviriza, nous sommes prisonniers du temps, turi imbata z'ibihe twashizwemo, hanyuma niturekera liberté mu byerekeye l'espace. Nuvuga ngo nshobora kuba ndaha uyu munsi ndavuga urayizi kera nigeze kujya Tokyo, ndara mu hoteli imeze gutya numva mbikumbuye. Ntushobora gusubirayo ufite amafaranga, nyuma y'imyaka 10 ntasubirayo. Wasubirayo ukarara muri bwa buriri ukicara kuri ya ntebe. Nuvuga ngo rero muri espace ushobora gusubira aho bigeze kuba, ariko le temps ntushobora yo yagufungiye muri cabine téléphérique. Wabyise? Urashobora gusubira aho wari uri nyuma y'imyaka 20, wenda ugasanga ibintu bikimeze kwa kundi, ameza n'ibindi, ariko ntushobora gusubira ejo hashize hawe, ntushobora no gusimbuka ejo hazaza hawe. Uri prisonnier muri ibyo bihe bitatu Imana yashizeho. Ukwiye kuba muri présent. Iyo présent ntushobora kwivamo kiretse cabine téléphérique ubwayo igiye muri futur, ariko futur nayo ntabwo ijyamo, ihinduka présent. Ubwo rero cabine téléphérique yitwa présent. Mwabyibise? Turi muri cabine yitwa présent. Kubera iki rero? Kubera ko nedutahura uko ibyo bihe bimeze nuko Imana yabitegetse, uraza kumenya ibintu bishobora guhindura ejo hazaza hawe. Hallelujah. Reka dusome igitabo tugashaka kureba ku bantu babiri ngo twarebye mbere, Abrahamu na Eliya. Tugature abandi bantu babiri. Katujye mu itangiriro. Mbere yuko tujya mu itangiriro, nashaka kwibutsa iki. Tumaze kumva yuko le présent none turimo itandukanye n'ejo hashize, itandukanye n'ejo hazaza. Bivuga ngo ejo hashize naho higeze kwitwa présent, higeze kwitwa none. N'ejo hazaza nihagera azitwa none. Bayibise? None rero le présent ibyayo bitandukanye na biriya bihe bibiri twavuze. Le passé cyangwa ibyashize byarabaye, nta na kimwe twabikorera, nta na kimwe twakosora, nta na kimwe twahindura. Ibyashize byarashize, birabitswe mu mateka yo mu ijuru, ariko nta na kimwe wowe wasubira inyuma ngo ugire gute uhindure. Hallelujah. Na science nayo irabishemangira yuko on ne peut rien faire pour les événements passés. Kuko hari ikintu cyitwa l'irréversibilité des événements. Nuvuga ngo ibyabaye bikajya muri passé, ntushobora kubigarura ugira icyo ubikorera. Murazi amata n'ikawa, sibyo? Nufata amata hano, ugafata tasi irimo amata, tasi irimo ikawa, hanyuma ukabivanga, bitanga bita cafe au lait. Ese ushobora kandi kubivangura ukongera kubona amata mu ruhande rumwe n'ikawa mu rundi ruhande? Babyita l'irréversibilité du phénomène. Tuvuga ngo ntibishobora gukunda. Byarangiye, byabaye cafe au lait, byabaye amata avanze n'ikawa. Ibyo ntabwo ushobora kubigarura ngo ikawa wongere uyibone hano n'amata, byaba birangiye. Ibyashize rero bimeze nk'iyo cafe au lait, nta na kimwe ushobora kubikorera kugira ngo ugire ikintu ukosora. Ibyo byaragiye, ntabwo ari ibyawe, isigara ari afere y'Imana. Ahubwo wowe uracyafite wa mwanya wo muri ya cabine téléphérique, uracyafite none.
mu gihe utarapfa ufite none. None rero hari ikintu kidasanzwe kiyiranga. Ibyashize nta na kimwe twabikorera. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Icyo twakora ni none. None rero irashobora kugira icyo ikora ejo hazaza. Nizo mbaraga za none. Hari umufilozofe w'umufransakazi yitwa Simone de Beauvoir. Yaravuze ngo le présent ce n'est pas le passé en puissance, c'est le temps de la décision et de l'action. Ngo présent turimo, uyu mwanya turimo ntabwo ugizwe n'imbaraga z'ejo hashize, ngo ahubwo umwanya turimo ni umwanya w'amahitamo no gukora ibyo wahitemo. Mwabyumvise? Iyo umuntu akomeje kuba mu byahise bamwita un nostalgique. Nuvuga ngo uba mu bintu byahise ukabimbata yabyo kandi ntabwo wabigarura. Ibyo ni byose Simone de Beauvoir avuga, ntubimbata y'ibyahise, kuko ibyahise, amen, haleluya, ntabwo ari byo bifite imbaraga mu bya none. Nuvuga ngo none ni umwanya wo guhitamo no gukora ibyo wahisemo. Aho rero urumva ko nubwo atari umuvugabutumwa, ari umunyabwenge, urumva ko ari warashemangira imbaraga zano zige cya none turimo, présent yawe. Le présent c'est le temps des choix et de la décision. Ni igihe cy'amahitamo no gukora ibyo wahisemo. Amen. Biragoye kubyumva. Murabyumva? Hanyuma ejo hazaza ikibiranga c'est le potentiel du présent déjà réalisé. Nuvuga ngo rero ejo hazaza ni amahitamo no gukora ibyo wahisemo mu gihe cya none, nibyo bigaragara ejo hazaza yuko hari icyo byabyaye. Manishimwe. Hallelujah. Nuvuga ngo nuhitamo uyu munsi ugakora n'ibyo wahisemo, nibyo bizaba evariwe, bizapimwa ejo hazaza. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusubiremo mwumve mbere ko twinjira muri Bibiliya. Ejo hashize byarashize. Amen. Mbere byari kawa n'amata bitavanze, none byaravanze, ntago wabivangura. Irreversible. Ntago ushobora. Amen. Equation za physique zirerekana ko ibintu bishobora kuba reversible, bishobora kongera kuba nka mbere, ariko muri pratique, mu buzima, iyo ibintu bimaze gukorwa bikajya muri passé, ntago bihindura. Amen. Nubwo twagarutse ku cyumweru hano, ntabwo ari cyumweru kimeze nka cya kindi twari hano. Iki ni ikindi gifite ibyaco by'umwihariko. Imana ihabwe icyubahiro. Byose bitwa dimanche, Sunday, ariko ni Sunday zitandukanye. Imana ihabwe icyubahiro. Mwabyumvise? Byose byitwa ibihe, ariko ni ibihe bitandukanye. Ibyo rukwiye kubimenya. Reka rero tujye mu itangiriro ibice 4 ku murongo wa mbere. Amen. Tugeze ku murongo wa 8. Kandi umugabo atwika Eva umugore w'inda, abyara Kayini, aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka. Na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugembo rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatira ku rugi kandi niwe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi.
kayini ahagurukira abeli murumuna we aramwica. Amen. umviriza hano turabona abana ba mbere ba Adamu na Eva, Kayini na Abeli. Amen. N'inyigisho nyinshi tumaze kumva kuri Kayini na Abeli. Kayini yari umuhinzi, arasarura atura Uwiteka, sibyo? Abeli yari umworozi, hanyuma nawe atura Uwiteka. Amen. Ituro ry'iki ngo Abeli aturiye, azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawe. urumva ni itungo, sibyo? Amen. Hari inyigisho nyinshi aho, ariko sibyo nshaka kujyamo, ariko kimwe gusa wamenya, ntabwo ari ko Imana yarenganije Kayini. Bibiliya irafite imvugo nyinshi ivuga, nuvuga ngo Kayini c'est un type de religieux, ni umunyedini. Nuvuga ngo yakoraga ibintu mu muhango. Amen. C'était un légaliste. Hanyuma Abeli we yarafite ubusabane n'Imana, usibye ko mu bindi bisobanuro Abeli c'est la préfiguration de Christ. Urabizi ko bavuga ngo amaraso ya Yesu avuga ibiza kurusha ya Abeli. Abeli yarishwe, amen, n'umwami wacu yarishwe. Haleluya. Amaraso ya Abeli agasaba Imana kwihora, amaraso ya Yesu agasaba Imana kubabarira. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Bivuga ngo Abeli yinjira muri gahunda y'Imana ya sacrifice. Ariko ikintu gikuru ukwiye kumenya ni iki muri inyigisho za none. Mumvise biriya? Amen. Kayini yaratuye, ariko ituro ntago ryemewe kuko yarituye nk'umuhango n'umugenzo. Bivuga ngo ntabwo ari adoration. Ituro rye ntago ryari ririmo kuramya. Amen. Yari legalisme. Ntabwo Imana imuhora ko atatuye, yaratuye, ariko ntabwo byemewe. Ni uko natwe iyo duturira Imana, dutangira Imana mu muhango n'umugenzo, ntabwo byemerwa. Kuko mbere yuko byemerwa tubanza kuba dufite usabane nayo. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko murumva ko mu rundi ruhande Abeli ari muri icyo bita la ligne prophétique, ari mu murongo w'ubuhanuzi. Haleluya. Ko Kristo azicwa, amaraso ye azataka imbabazi n'ubuntu, atari guhora. Haleluya. Nkuko Kayini aberishwe n'umuvandimwe, na Kristo nawe azicwa n'abavandimwe, kuko yambaye umubiri watwe, inyoko muntu, yitwa ko ari umuvandimwe, uretse abayuda gusa. None se abanyabyaha bamutanze. Amen. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero hano tutagiye mu bisobanuro bitandukanye bijyanye n'ahantu, kuko hari ukuri kwinshi gutandukanye na message nyinshi, ariko muri ubu butumwa bwa none mumenye iki kintu. Imana ibwira Kayini, kubera iki ubabaye? Kubera iki mu maso yawe hijimye? Wabyumvise? Kubera iki yari yababaye? Kubera ko Abeli yaronse favor y'Imana, nawe yagize gute? bamurojese. Ituro rye ntabwo baryemeye. Noneho aderopa muri we ishyari. Amaze kuderopa ishyari, Imana irabibona, ibona potentiellement yuko ari ishyari riri mu bijyanye no kwica. Imana iramubwira iti rero kubera iki ubabaye? Ati ese ukoze neza, mu Gifaransa ngo si tu agis bien, ngo tu relèveras ta face. Nuvuga ngo rero nukora neza ntuzemerwa. Nuvuga ngo rero umviriza, kutemerwa kwe, kwangwa kwe kw'ituro rye, tubifate ko ari passé, tubifate ko ari ejo hashize. None Imana iramubwira ati iyi present urimo, amen, numenye ukuntu uyikoresha neza, ugahitamo neza, ugahita ukora neza, uremerwa. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Mwabyumvise?
turi muri ligne du temps, turareba ejo hashize, none na ejo hazaza. None Kayini ejo hashize ntago yemewe, yaratuye ntiyemerwa. None Imana iravuga ngo ariko ntago urapfa, none urayifite. Nimba ufite none, hitamo neza, ukore neza, nawe uremerwa. Ni ukuvuga ngo rero Imana hano irashimangira yuko umuntu ntabwo afite impamvu yatuma ngo ejo kuko byanze binshi intege, kandi ngifite icyitwa none. Piga amakofi kwa Bwana Yesu Kristo. Muraza gusobanukirwa neza. Tugere ku muntu wa kabiri muri Luka ibice 15 ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 32. Kandi arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati, data, mu mugabane w'ibintu nkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda hakuka umuntu wo muri icyo gihugu, amuhereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data, mubwire nti, data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure, se aramubona, aramubabarira. Arirukanka aramuhobera, aramusoma. Uwo mwanya aramubwira ati, data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu bati, mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike. Mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. Muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage, turye twishime. Kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye, none akaba azutse, yari yarazimiye, none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Ariko umwana w'imfura yari ari mu murima. Amaze kuza, ageze hafi y'urugo, yumva abacuranga n'ababyina. Ahamagara umugaragu, amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati, murumuna wawe yaje, none so yamubagiye ikimasa kibyibushye, kuko amubonye ari muzima. Undi ararakara, yanga kwinjira. Nuko se arasohoka, aramwinginga. Maze asubiza se ati, maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe. Ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye. Maze uyu mwana wawe yaza, wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Nawe aramubwira ati, mwana wanjye, turabana iteka, kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe yari yarapfuye, none arazutse, yari yarazimiye, none dore arabonetse. Amen. Amen. Haleluya. Hano turabona uyu mubyeyi yarafite abana babiri. Amen. Afite n'ubutunzi. Noneho muto aravuga ngo, data, mu munani wanjye. Ise arabagabanya. Amaze kubona ibye, uriya muto ahita afata inzira, aragenda. Mumaze kubyumva ibyamubayeho, yaragiye ngo arabisambanisha, arapfusha ubusa umutungo, umugabane we. Arangiza rero muri icyo gihugu yagiyemo cy'amahanga, yaburaniwe, byose byashize. Ajya no kwifuza akazi akariko kose, kandi avuye mu rugo rukize rumeze neza. Noneho akazi yabonye nako kuragira ingurube. Aya magambo ni umwami, ni umugani w'umwami yavuze. Hanyuma yahoraga asangira n'ingurube. Mu gihe yifuzaga n'akantu gato katari muri rasiyo y'ingurube akabura. Aba muri ubu buzima, urabona, abana n'ingurube, arasangira n'ingurube. Nawe yari yamaze kuva mu bumuntu, yari yabaye ingurube. Noneho umviriza,
amaze kuba muri ubwo buzima yakubititse, ngo aravuga, aho niho muza kubona ibyo Imana ishaka kugwishurira. Ngo yicaye arebye ubu buzima arimo, amen, kuri 17, amen, mwitondere, kuri 17 haravuga ngo étant rentré en lui-même. Mu ijambo rimwe twavuga ngo une prise de conscience de sa condition. Nuvuga ngo arinjira muri we, aribona ubuzima arimo, abugereranya no kwa se. Amen. Ushobora kuba uri mu buzima ariko nufata umwanya wo kubutekerezaho. Iyo rero uri mu buzima nufata umwanya wo kubutekerezaho, nta na kimwe wahindura. Amen. Hano mu Gifaransa ngo étant rentré en lui-même. Mu Kinyarwanda bavuze gute? yisubiyemo. Urumva kwisubiraho? Kwisubiramo. Aha. Yisubiyemo. Amen. Ni ukuvuga ngo rero yagize prise de conscience. Yarebye condition arimo, ubuzima arimo. Abona yuko ntibukwiriye umuntu nkawe waturutse ahantu nkawe yaturutse. Umurongo wa 17, prise de conscience, kumenya ubuzima urimo ukabona ko hari ibintu bitagenda. Amen. Ntibyakabaye uko biri. Hanyuma se umuntu aguma gusa muri prise de conscience ngo ndabona yewe nabaye ingurube pe nta kundi. No. Ndabona ubucuruzi bwanjye bwarahombye pe nta kundi. Twegera abarokore tura specialiste, tugatangira gushakisha impamvu kuri nyogokuru na sogokuru, ngo kubera ko barabakene nabo barasaruraga ibijumba bajyana ku isoko, iby'abandi bikagurwa, ibyabo ntibigurwe, nibo banyira bayazana bucuruzi bwanjye guhomba. Izo science rero zaradutse, ubu rero nta muntu akiri responsable, nta n'ikintu yahindura mu buzima bwe. La faute est aux autres. Siko biri? Siko biri? Dore impamvu wowe wiga ugatsindwa, ni kubera yuko no mu mateka yanyu, genda usubinye mu mateka yanyu mwarabaswa. None se Albert Einstein mu mateka ye barabasava? Rwa pa. Urashaka kuba savant kandi so na sogokuru na nyogokuru n'abanyokurume n'abaki bose batigeze baba abasava? Wowe urashobora, kuko Imana yakuranye mu buryo bw'umwihariko. Piga amagobi kwa Bwana Yesu Kristo. Hallelujah. Si ndio ndavuga ko abakurambere bacu ntacyo baturaga, kuko dufite amajene yabo, dufite n'amateka yabo. Ariko Imana iravuga ngo muri Kristo, hallelujah, ndashobora kugusepara n'ayo mateka. Ndashobora kugutandukanya n'ayo mateka. Wowe ukagira ejo hazaza hatandukanye n'ejo hazaza bari yabagize. Imana ihabwe icyubahiro. Hallelujah. None kurikira 17 yabonye ko ubuzima arimo budakwiriye. None yicaye gusa hanyuma arire muri zo ngurube. Oya, 18, 19 hari ikindi cyabaye. Soma. Reka mpaguruke njye kwa data, mubwire nti data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibingwiriye kwitwa umwana wawe mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Amen. Aha. Kugezaho ari ikintu arakora? Hari ikintu arakora? Oya. Aho rero ubushake butangiye kuzamuka muri we. Ubushake buko amateka akwiye guhinduka butangiye kuzamuka muri we. Hallelujah. Hallelujah. Aravuga ati iwacu hari abagaragu bararya bakagira gute? Bagasigaza ngo nanjye ndiyo ndapfa muri izi ngurube. Nzahaguruka ngende ndizera umutima w'impuwe wa papa. Hallelujah. Nubwo namucumuyeho ngacumura no kwijuru,
ariko ndagizagenda mubwire ngo sinkwiye kwitwa umwana wawe, kandi ariko nibura umfate nk'aba bagaragu, kuko abagaragu bafite ubuzima burutsa ubwo ndimo muri izi ngurube. Kugeza aho nta action aragira, kugeza aho avuye muri prise de conscience, kureba condition arimo, ateye intambwe, ubushake bw'uko ava muri izo ngurube butangiye kuzamuka. Igihe cyose uzabona ibyo urimo ko ari ikintu kidakwiriye, hanyuma ubushake bwo kubivamo ntibuboneke, uzaguma muri ibyo. Mwabyumvise? Ubuzima urimo nimba ari ikintu ushaka ko gihinduka kugira ngo ejo hazaza hawe habe hatandukanye n'ibyo urimo, hakwiye kuba izo etape eshatu. Ukwiye kureba ubuzima bwawe uti ari ibintu bidakwiye, hari ibintu nkwiye kuba ntarimo, hari ibintu nkwiye kuba ndimo, hari ibintu ari ikibuze muri situation. Umaze kubibona, ubushake buzamuke. Ubushake nibuzamuka, urahita ukora icyo yakoze ku murongo wa 20. Umva icyo yakoze. Arahaguruka. Piga amakofi ko abona Yesu Kristo. Arahaguruka. Agira gute? Ajya kwasi. Okay, urakoze. Nukurikira uko twabisomye, yaragiye akigera kure, igihe cyose yaraga areba ko azagaruka. Haleluya. Les fibres de l'amour paternel. Haleluya. None urukundo rwa kibyeyi, ubwo niko rukundo rw'Imana n'ugwigufitiye wowe. Imana habwa icyubahiro. Noneho amubona kure, ariruka aramugumbira, atitaye uko anuka ingurube. Noneho agitangira kubumbura ngo avuge ibyo yatekereje hariya. Ngo zajya kwa data, hanyuma mubwire ngo data, singikwiriye kuba umwana wawe, umfate nk'umubagaragu bawe. Ntabwo yarangije iyo phrase, yaravuze ngo data, umviriza, singikwiriye kwitwa umwana wawe. Ise ntabwo yarindiriye ko akomeza, kuko iryo jambo singikwiriye kwitwa umwana wawe byabaye icumu umutima wa se. Ahita mugumbira cyane, ahita ategeka ngo nimugende mubazwe ibyibushe, nimuzane ikanzu yera, nimuzane impeta, nimuzane n'inkweto. Haleluya. Umwana wanjye yari yarazimiye yabonetse, yari yarapfuye yazutse, reka twishime. Kubera iki ise atigeze yemera ko arangiza cyagitekerezo? Niko bimeze. Nuvuga ngo ageze ngo sinkikwiye kwitwa umwana wawe, yari gukomeza nkuko yabitekereje. Ungire nk'umwe bagago, papa ntabwo yemeye ko akomezaho, yaramustopyaho, munukiye kwitwa umwana wanjye, ahubwo utangiye kuba we. Imana ihabwa icyubahiro. None rero bene data, umviriza neza, iri somo rya rirerire ariko nashaka nkubwire ibi bikurikira. Le présent, uyu munsi urimo, ejo hashize mwabyumvise ibyaho, Bibiliya ntacyo wabihinduraho, ariko bikitwa none. Niyo mpamvu iyo usomye mu Baheburayo 3:15, twumve wumva ibyo Imana ivuga, turajya ku musozo. Abaheburayo 3:15. Haleluya. Nukurikira indunduro niuza kumenya icyo Imana ishaka kuvugana nawe. Imana ishimwe. Nkuko bivugwa ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, ntimwinangire imitima nkuko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza. Amen. Nuvuga ngo Imana iravuga ngo ejo hashize mwarinangiye imitima n'ijyateraniro ry'Abisirayeli mu butayu. Byashanga Imana yavanye mu buretwa muri Egiputa, barinangiye imitima mu butayu imyaka 40 bagerageza Imana. None Imana ntabwo ije ngo mwebwe mutagonda izosi ntacyo muzavamo, ahubwo ndicuza impamvu ntafasha abanyegiputa aribo mpindura ubwoko bwanjye, cyangwa ngafata abakarudayo. Ntabwo Imana ivuga gutyo. Imana ije kuri wowe ntabwo iza kugutsindagira mu irimbukiro, ahubwo ize kubwira imvugo ivuga ngo bikitwa none urashaka guhindura amateka yawe. Wabyumvise?
Le langage de Dieu, c'est aujourd'hui. Amen. Ntabwo Imana iza kuguca intege. Mu gihe cyose utarava muri uyu mubiri, Imana iraza ikubwira langage ivuga ngo urafite le présent. Urafite none. Iyi none uyirebyemo neza, ishumi imbaraga zanjye zahindura ejo hawe hazaza. Haleluya. Imana ntabwo irabibutsa gusa kwinangira imitima kwabo kwejo hashize, iravuga ngo nubwo byabaye mukaba mwarinangira imitima, ariko none aujourd'hui bikitwa none murashobora guhindura ibintu. Reka ndangizire kuri iri jambo. Imana ishimwe cyane. Twumve imvugo Imana ivuze, kuko hari abantu bavuga ibyo Imana itavuze, bakibaza ko Imana ni Imana ibigucunze mu ikona ngo nukora nudevia gusa igukubite sinzi iburundu twavuga ngo rugondi hene. Ni Imana ibe muri mu nguni yishe ikareba abana b'abantu ahantu bari bukore agafopa rugondi hene pa. Iyo ntabwo ari Imana yo mu ijuru. Iyo ntabwo ari Imana tuvuga. Ni Imana ifite gahunda yo kukuzamura. Ni Imana ifite gahunda yo gutatanya abanzi bawe. Ni Imana ishaka kukubona ugenda wemye. Ni Imana ishaka kubona amaso yawe hakeye. Ni Imana ishaka kubona uprospera. Ni Imana ishaka kubona uri energy. Ni Imana ishaka kubona wishimye. Ni Imana ishaka kubona uvuga positivement. Ni Imana ishaka kubona uvuga ngo yes birashoboka. Ni Imana ishaka kukubona ugenda ukomeza n'ibihumbi by'abantu. Haleluya. Ntabwo ari Imana yishe mu inguni, ntabwo ari Imana yishe mu mfuruka ngo ikucunge ngo nunyerera gato rugondi hene. Ntabwo ari iyo Mana. Iyo ni Satani abona abadayimoni. Ubutumwa bwa Yesu Kristo ni ubutumwa buzamura, ni ubutumwa bukondana, ni ubutumwa buzamura, ni ubutumwa buhaye umugisha, ni ubutumwa ushaka ko abantu bakomera mu Mana no mu mbaraga zayo nyinshi. Iyi Mana ibimeze nk'uko iyo Mana y'idini yihisha mu nguni kugira ngo ningerera gato inkubite rugondi hene, ntago mbanje ndavuga ubutumwa none. Impamvu muvuga nuko nzi ko ari Imana iba yifuza igihe cyose yuko François aba stronger and stronger and stronger. Nuko Umwami Yesu ntabwo ari yo Mana yisha mu mfuruka irebe ko François nyerera gato ngo imukubite rugenda ihene. Oya, Imana turavuga Bibiliya ni Imana ivuga. Urabizi? Do you know what? My son François, do you know what? My desire for you. I'd like to see you stronger and stronger. Wealthy and wealthy. Healthier and healthier. Shaka kubona ukomera, karushiza gukomera, ukagwiza imbaraga. Shaka kubona, haleluya, ufite ubuzima buzira umuze, haleluya. Wakumvisha imyaka 10 nagaruka nyuma y'imyaka 10 asange uri stronger mu Mwami Yesu Kristo. Urakomeye. Ikindi nivuza kukubona utunga ugatunganirwa, udasabiriza, utiganyira, utagenda usuza umutima ngo ejo bizagenda gute, ejo nzambara iki nzarya iki, ejo nibikomera ibyo kurya bikabura, amatungo akabura mu biraro, imirima ikarumba, nzabuwande ejo. Iyo ntabwo ari ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana kuri wowe ni ugukomera none ukaja gukomera n'ejo. Bene data, nimba mind yawe idahindutse par rapport y'Imana ko muyireba, rien ne va changer dans votre vie. Nanakimwe kizahinduka. Kuko umuntu ni hano. Ni uyireba kuri, comment on appelle les vers de terre, c'est quoi? Vers de terre. Unyo? Kinyorogoto. Ni uyireba nki uzabiye hivinga kinyorogoto. Baza wakuntu ugenda kutegura. What's wrong? Uriya muntu nibiki? Mu mutwe ni kinyorogoto. Wabona rero ngo ni inkoko
ageraje kundya niba abandi bantu urabizi uzirinde rero ni ibinyorogoto ariko numva muri wowe icyo Imana ikubwira kuri cyo haleluya uzatangira kugenda nk'uko Imana yavuze. Reka babwire hashize imyaka myinshi cyane nari mu biro hanyuma umukobwa umwe wo mu itorero ariko ntagire mu itorero sinzi noneho araza ntigeze anasaba na appointment pa ikubita imbere ku biro hariya ibyo biramurenga none nibiki kumbe ico gihe niho sida abantu bari acyumva ikomeye n'ibiki byose yagiye kwipimisha basanga ngo sida noneho ahita apfa noneho aho kugira ngo ajye kwiyahura none bati reka ngene kubite imbere ya apotre kuko nta kundi nakora yari yapfuye guze sida yari yamwishe se none iki cyamwishe ubwongo hehe mu bwongo. Imana ifungura ubwonko bwawe uno munsi. Ubukene buri mu bwonko, ubutindi buri mu bwonko, intege ziri mu bwongo. Yesu arashaka ko ubwonko bwawe buhinduka uno munsi. Pepe ya Bwana Yesu, pepe ya Bwana Yesu. Haleluya. Reka ndangize muri Ezekiel 18 vuba vuba. Haleluya. Ese umva hari ikintu cyahinduka mu buzima bwawe? Amen. Haleluya. 24:32. Ama turangize muri Zaburi ya 42:8. Ariko umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibibi agakurikiza ibizira byose ibyo umunyabyaha akora mbese azabaho. Ibyo gukiranuka yakoze byose nta na kimwe kizibukwa, ubugome bwe yagize n'icyaha cye yakoze nibyo azazira. Ariko muravuga muti imigenzereze y'Uwiteka ntitunganye. Nimwumve mwabinzu ya Isiraheli mwe. Mbese imigenzereze yanjye ntitunganye? Imigenzereze yanyu si idatunganye? Umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibibi azabipfiramo. Ibibi yakoze nibyo apfiramo. Maze kandi umunyabyaha nava mu byaha bye yakoraga agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko azakiza ubugingo bwe. Kuko yiwihituye akava mu bibi bye yakoze byose, nukuri azabaho ntabwo azapfa. Ariko ab'inzu ya Isiraheli baravuga bati imigenzereze y'Uwiteka ntitunganye. Mwab'inzu ya Isiraheli mwe, mbese imigenzereze yanjye ntitunganye? Imigenzereze yanyu si idatunganye? Nicyo gituma ngiye kubacira urubanza umuntu wese nk'uko imigenzereze yiri. Mwab'inzu ya Isiraheli mwe, niko Umwami Uwiteka avuga, nimugaruke muve mu bibi byanyu byose, ibi bitabatera kurimburwa. Nimute kuri ibicumuro byanyu byose ibyo mwakoze, mwirememe umutima mushya n'umwuka mushya. Kuki mwarinda gupfa mwab'inzu ya Isiraheli mwe? Erega sinishimira ugiye gupfa. Umviriza umutima w'Imana. Sinishimira ugiye gupfa ko yapfa. Nuko nimuhindukire mubeho, niko Umwami Uwiteka avuga. Amen. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Umviriza. Ese urizera Imana ikivuga? Cyangwa urizera ubwenge bwawe? Biragoye kuva mu mwuka w'idini winjire mu mwuka umudendezo, umwuka w'Umwami. Ni intambara ikomeye mu mitwe y'abantu. Reka rero ndangize muri ibi kurikira. Mumvise ibyo Imana yabwiye Kayini. Ejo hashize ntago wemewe, ariko none nuhitamo neza ugakora neza wakwemerwa. Imana rero yashimangira la puissance du présent, le potentiel. Yuko mu gihe utarapfa haracyari garuriro. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. None Imana ivuze kuri wa mwana w'ikirara. Kubera yuko yamenye ko ubuzima arimo atari bwo yari akwiye kubamo. Prise de conscience de sa condition. Noneho ahita azamura ubushake. Tinzajya zasubira kwa data. Nubwo namucumuye ngacumura no kwijuru. Nzavuga ngo data, sinyura no kwitwa umwana wawe kandi, ariko ungire nk'umugaragu wawe. Kuko umugaragu wawe ntahuri n'ubuzima ndimo bwo mu ngurube. Wabibise? Yaragiye, yarahagurutse ashira mu bikorwa ubushake bwe. Nuvuga ngo etape ya mbere, prise de conscience. Kureba situation yawe
ukabona ko hari ibintu bidakwiriye, hari ibintu bitagenda, ko hari ibindi iriya mieux, hari ibiruta ibyo. Haleluya. Hari ibiruta ibyo. Haleluya. Hanyuma prise de conscience irangiye, hakaba volonté, ubushake bwo kubivamo, ubushake ko ibintu bihinduka, ubushake ko ibintu biba ukundi. Haleluya. Hanyuma nugume gusa ku bushake, none ugatekinga action, none ukajya muri action, ngo yahise ahaguruka ashyira mu bikorwa ubwo bushake bwo guhindura amateka ye, kandi byarakunze. Nashaka kuvuga gusa akantu kamwe, ni parenthèse. Ntago mubona isano hagati ya Kayini n'uriya mukuru, uriya mwana, uriya musore? Nuvuga ngo uriya mukuru, uriya mwana mukuru, iyo abona occasion, ishyari ryazamutse n'umujinya, yari kumwica. Mwabibona? Nuvuga ngo icyaha cya Kayini n'uriya mwana cyari kumufata. Mwabizi? Kuko ishyari ryazamuka rikagukoresha ibibi jusqu'au meurtre, no kwica. Nuko atabonye okazi yo kujya kwica. Kandi intego ya Yesu ntabwo ari yo kuvuga kubyerekeye ishyari rye aho ryagarukiye, nuko umwami gusa yaravuze reaction ya mwana mukuru. Sibyo? Haleluya. Nawe hari indi somo rihari, ariko siyo ntego yacu. None ikintu ko kumenya niki, Imana imaze kuvuga muri Ezekiel ngo icyo nshaka, umviriza, umukiranutsi nareka ubukiranutse bwe agakora ibyaha akigana umunyabyaha, ngo ibyo yakiranukiyemo byose bizibagirwa. Nago mumva icyo kintu, ni mubishire muri ligne de temps wavuze. Nuvuga ngo le passé ye, ibyashize byo gukiranuka, amen, muri présent ye, kuko yahindutse umunyabyaha, iriya passé ntabwo izibukwa. Imana irashimangira hano ko ikintu gikuru ni présent urimo. Imana ishimwe. Ngo n'umunyabyaha, ngo ni yihwitura, ariko bavuze akavuga ati ibi ntabwo bikuriye koko, ubu businzi, ubusambanyi, ubujura, ubu bugome, noneho nakora intambwe yo gushaka kuva muri ibyo byaha bye, Imana iravuga ngo nukuri, wagatangira gukora ibyiza, gukiranuka, ngo nukuri ibyo yakiraniwemo byose bizibagirana, ngo nukuri azabaho. Haleluya. Hano kandi umwami Imana ashimangiye iki? Le présent. Biriya byaha bya passé nubizinukwa muri présent urimo, kuko utarapfa ugafata ikindi cyerekezo cyo kwiranukira Imana, ngo nukuri biriya byose nzabyibagirwa, uzabaho. Nuvuga ngo rero conclusion iyi, reka tugende hariya muri Zaburi turangize, mwumve conclusion, mwumve intunduro, hanyuma dusenge. Mutima wanjye, Voilà. niki gitumye wiheba? Niki gitumye umpagararamo? Ujye utekereza Imana, kuko nzongera kuyishimira agakiza kayo. Amen. Amen. Mutima wanjye, niki gitumye wiheba? Amen. Umutima uriheba kubera yuko ejo hashize haracyakora mu buzima bwa none bw'uwo muntu. Haleluya. Ariheba kubera ibintu yabayemo bitagenze neza, bikamugurikirana muri passé. Reka rero mbabwire, Imana iki ushakaho niki? Ntabwo ishaka ko uba nostalgique, ngube mu bihe byashize. Oya, ibihe byashize birahari, nimba ari bibi tubyihane, amen. Nimba ari byiza ntabwo tubigarura. Ibihe byashize byarashize. Ntabwo kuye kuba nostalgique ibihe byashize, ngo kera byameze gutya. Ibyo nana kimwe bihindura. Nostalgique ne peut jamais changer son futur ni son présent. Ntabwo umuntu aba mu bitekerezo bya kera, ngo kera byameze gute, kera reka mbabwire, mbahe urugero rumwe. Umuntu w'umucuruzi, nimba ejo hashize yaracuruje arahomba, arahomba, byose birashira, none hashize igihe runaka akabona ikindi gishoro, yatinya gukora kandi ngo ko ejo yahombye?
ngo ndabizi naracuruje biranga na n'ubu ndazi ko biri bwanjye. Oya, ejo hashize harashize. Nimba warahombye uno munsi ukaba ufite igishoro, haleluya, hitamo neza, kora neza, ibintu bizaba bihindutse, bizaba bidasa n'ibyejo hashize. Ubuzima ni nka business. Ni kuvuga ngo rero business ikeneye capital. Haleluya. Kapitale yawe ntabwo iri muri ejo hashize. Kapitale yawe ntabwo iri muri ejo hazaza. Kapitale yawe c'est le présent. Igishoro cyawe ni none. Ni none. None yawe ni igishoro. Uzabara inyungu ejo hazaza. Nukoresha none yawe neza. Ni kuwiteka kubwira. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Nimba ushaka rero guhindura amateka, umviriza mu munota umwe. Haleluya. Ukwiye kunyura muri etape 3. Iya mbere, prise de conscience. Kureba mu buzima bwawe. Nitubeho gutyo gusa bene datanga tukabyuka nk'ihene. Oya, reba ubuzima bwawe, ntago turi ihene. Twari mu mushusho y'Imana. Turafite umwuka. Imana ihabwe icyubahiro. Reba mu buzima bwawe bwa none. Nusanga harimo ingaruka y'ejo hashize, ntuheranwe n'ejo hashize. Ahubwo bikitwa none, Imana irakubwira. Haleluya. Fata ibyemezo bishya. Fata ibyemezo bishya. Haguruka. Kora. Ibishimwa n'Imana. Ejo hazaza yawe izaba itandukanye n'ejo hashize. Albert Einstein, umviriza, uriya mushakashatsi ukomeye w'umudage ariko afite inkomoko mu Bayuda, ariwe yatumye isi igera mu kuvumbura imbaraga za atomique. Einstein mu gihe yari abishigaje nk'imyaka 2 ngo apfe, hari umufilozofu umwe yakundaga kumusura. Noneho ngo mu biganiro byabo bya nyuma mbere ko Albert Einstein apfa, ngo yaramubwiye ngo urabizi ngo yego science yateye intambwe ikomeye, ngo ariko kintu ngiye kimbabaje ngo nuko physique cyangwa science tuvuge ntabwo irageraho imenya l'instant présent icyo ari cyo. Ngo none ngo physique ntirayimenya, ngo yacyari mystère. William Bernstein umvise niko yamubwiye. C'est un grand physicien. Ngo kimubabaje ngo apfuye ngo physique cyangwa science itaramenya none yacu icyo cyari cyo. Iyi none uri kuri intebe, iyi none itazagaruka ejo, iyi none ugihumeka, iyi none utaragiye wawe twese, iyi none urimo n'ubwiru. Imana ihabwe icyubahiro. Ishwemo imbaraga zikomeye zo guhindura ejo hazaza hawe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Murabona nk'aba bantu ba milliardaire biki byose, hari none yabo bigeze gufata decision bashira mu bikorwa ibintu. Uyu munsi na milliardaire byabaye ahantu yitwa none yabo. Nawe none yawe nubwo uri mu ngurube, none yawe numenya ko ishobora guhinduka, ubushake bukazamuka muri Kristo, ugahaguruka ugashira mu bikorwa ijambo ry'Imana, ejo yawe tuzakwibagirwa wowe. Ne sois pas nostalgique, nube muri ejo hashize. Amen. Haleluya. Ariko ube muri none, nico none ihatse, nico none ibitse, ukimenye, ufata ibyemezo byiza. Haleluya. Albert Einstein kandi yakomeje kuvuga ngo
ngo ne vous attendez pas à de nouveaux résultats en continuant à faire la même chose. Ngo niwitege impinduka ugikomeza gukora kwa kundi. Mwajumvise? Impinduka izanwa n'imigambi mishya no gukora gushya. Ariko nukomeza kuba wa wundi ugategereza kwa kundi ugakora kwa kundi, ngo faut pas t'attendre à de nouveaux résultats. Les habitudes zibyara bya bindi. Ariko impinduka izanwa no changement d'habitude. None uyu munsi mu izina rya Yesu turashaka kubona buri muntu wese mu itorero afunguka amaso muri none ye, kugira ngo avuge ati iyi none yanjye nabibonye, ibi nibikwiye gukomeza, ibi bikwiye guhinduka. Haleluya! Ibi ndabyanze nibikomeze kuza kubyanga no kuvuma, ahubwo kwanga ibyo bintu bidahinduka ukwiye kubyanga, ariko bizamure ubushake bwo kubihindura, hanyuma ubushake bubyare action. Mu izina rya Yesu haguruke, uzabona ubuzima buhinduka, uzabona ibintu byose bihinduka. Dieu ne parle pas en vain. Ntabwo Imana ipfa kuvuga ngo icyo nshaka nuko bihinduka. Shaka umunyabyaha ahinduka umukiranutsi, shaka umukiranutsi akomeza gukiranuka. Birashoboka. Ntabwo Yesu yatanze umugani umwanya w'ikirara ku busa, nuko azi yuko bishoboka. Ziriya ntambwe 3 zitere, reba mu buzima bwawe nibiki ukwiye guhindura, ubushaka kubihindura, uzamuke kandi ubikore. Mu gihe kiri imbere, icyo witaho no munsi ejo hazaza hawe nihahinduka none yawe, uzareba ubuzima bwawe uzabuyoberwa n'abantu bazakuyoberwa. Imana yagucyura. Ninde yumva ko ari ibintu cyo guhinduka mu buzima bwe? Ni wowe. Haleluya. Ibi ntabwo ari inyigisho gusa zo kuza ngo twagiye gusenga ngo twigije, no. Turashaka gufata rero za ntambwe 3. Amen. Haleluya. Mugihe nariho ndavuga wabonye ubuzima bwawe ibikwiye guhinduka. Amen. Ubu rero hazamuka ubushake. Ubwo bushake rero nshaka ko ububwira Yesu, hanyuma uve hano nawe ubaduke ukore ibyo Imana ishaka gukora, hanyuma uzareba impinduka. Haleluya. Nta numwe ashobora kuvuga ngo n'urwandiko ntibizahinduka. Nta rwandiko ndaruciye mu izina rya Yesu. Bariya ntago bavutse diferama nawe. Oya, Imana ntirenganya kandi irobanura ku butoni. Ibyo ishaka gukorera uriya ishaka kubigukorera, ahubwo utangira urebe ubwiru bwitwa none. Iyi none uriho n'ubwiru. Amen. Kandi none umenye ntiguma ari no. Iyi none witanona iraza gufira igende nta kintu hinduye. Mwajumvise? Muribuka Kairosi? Amen. Kairosi c'est le temps de l'opportunité. Abagiri ko yashanya nk'umugabo afite agashatsi kamwe hano kashinyo, none ngo nyura hano ngo bayita amahirwe. Umva gumba no guhumbya gusiba ibe yagiye kirezo ufashe kagashatsi kayo. Umva? L'opportunisme ce n'est pas le temps de l'opportunité. Opportunité ni umuntu ataguma amasezerano. Iyo abonye umuyaga uhushanu yakunguka arahemuka. Iyo ni opportunisme. Ntabwo Imana ishaka ko tuba opportuniste. Imana ishaka yuko tumenya ko none ntabikomeza, ejo izaba none yindi. Iyi none dufite hano iraza kudusiga. Niyo mpamvu ukwiye kwivomamo ibyo ukwiye kwivomamo. None y'ejo izaba indi, ariko none y'ubu ni umwihariko. Ntabwo urapfa, uracyari muzima, amaraso Yesu aracyatwikira planete yacu, ntabwo Imana irahana, byose birashoboka. Rero turashaka kubona abamarayika batubona dusohoka mu maso yacu hatameze nka Kayini, ariko mu maso yacu hakeye, kuko nta muntu yava kubona no witeka ku musozi we ngo amanuke ubwiza bwe butarabagirana mu maso ye. Nuva kubonana n'idini uragenda wijimye inshuro 10.
ariko nuva kubonana n'Uwiteka arakwanduza ubwiza bwe. Umviriza, l'espérance fait briller la face. Ibyiringiro bigira gute? Bikesha mu maso. Nta muntu ashobora guhisha agahinda, nta muntu ashobora guhisha urwango, nta muntu ashobora guhisha kwiheba. Nubwo yaseka, il ne fait que des grimaces. Iyo huzuye ibyiringiro by'ijambo ry'Imana muri wowe, mu maso harahinduka. Nimwakire ijambo ry'Imana. Barikiwa katika jina la Yesu. Pokea mabadiliko katika jina la Yesu. Wakiri impinduka mu izina rya Yesu. None ya uyu munsi wivemo mu imbaraga za Yesu Kristo zihindura ejo hawe hazaza. Ndashaka kukubona ejo hazaza ubwawe uhatangarira n'abakuzi bahatangarira. Ndaca imigozi guhuza n'ejo hashize bigatuma bimbata ejo hashize. Bikitwa none Imana irakubwiye ngo komera. Bikitwa none Imana irakubwiye ngo tunganirwe. Bikitwa none Imana irakubwiye ngo gira ubuzima buzira umuze. Bikitwa none Imana irakubwiye ngo agukirwa. None y'Imana ni positif. None y'Imana ni imbaraga. None y'Imana ni ukugenda wemye. None y'Imana uno munsi irakubwira ngo birashoboka. 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 Nubwo wahombye ejo, uno munsi wakunguka. Capitale yawe, c'est ton aujourd'hui. C'est ton présent. L'instant présent, c'est ton capital. Birashoboka bene data. Hallelujah. Ariko mu mitwe yacu haramaze gusetingwa. Reka rero ndangize kuri iki. Muzi ko les scientifiques bavuga ngo iterambere rya science ngo ryabayeho ngo kuko certains hommes, apana les hommes kubyerekeye igitsina abantu, certains hommes ont osé penser à l'encontre de leur cerveau. Ngo abantu bamwe bemeye gutekereza binyuranye n'ubwonko bwabo. Ngo iyo kuko ubwonko bwacu ngo tuvuka busetingwa mu buryo bw'ibintu cyo guma gutyo. Tuvukana ku bintu cyo kuguma gutyo. Ariko Imana siyo yabikoze. Imana yakoze mu buryo umuntu akwiye guprogressa. Akwiye kuva mu bwiza ajya mu bundi. Akwiye kuva mu kwagukirwa ajya mu kundi. Urumva yuko bari aba scientifique ngo bagezaho ngo ubwonko bwavute nibishoboka. Umuntu se azigira ajya ku kwezi ibintu bishoboka. Ngo ariko abantu ngo baratekereje binyuranye n'ubwonko bwabo. Nawe uyu munsi ubwonko bwawe burubura kubwira ngo nibyakunda ntibishoboka. Na mbere baradusengeye, na mbere barabwirije. Ubwo n'ubwonko tuvukana. Ariko umuka arakubwira ngo tekereza binyuranye bihabanye n'ubwonko bwawe. Nimba utekereza icyo mvuga. Hallelujah. Tugira duhaguruke. Sara yarabyaye atagishobora kubyara. Ubwonko bwavuze iki? Ntiyasetse. Ubwonko bwamubwiye iki? Ntibishoboka. Byarashobotse se? Nawe bizashoboka. Haguruka, haguruka, haguruka. Hallelujah. 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 Nico bivuga ngo ibidashobokera abantu bishobokera uwizera, bigashobokera ni Imana. Ni ibintu bibiri. Bishobokera uwizera, bigashobokera ni Imana. Ubuzima bwawe reba uve muri izo ngurube. Va muri ibyo bishishwa. Vamos! 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 Tu es fils et fille du roi des rois. Ntabwo waremewe kurya ibishishwa by'ingurube. Iyo ni imvugo ya Bibiliya, sibyo? Waremewe kuba mu nzu y'umwami. Uri umwana w'ubwami. Hallelujah. Uri umwana w'ubwami. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Mama, birashoboka. Nturebe amateka, sibyo? Birashoboka. Izi nyigisho n'ushyira mu bikorwa birashoboka. Hallelujah. Hallelujah. Urugo rwawe ruzahinduka.
abana bavandimwe bizahinduka, byose bizashoboka. Ntibikeneye amashuri, ntibikeneye kuba uturuka mu muryango uzwi, bikeneye kwemera icyo wakuremye yavuze. Haleluya, haleluya, amen. Kwe kubimenya ibyo, Imana ishimwe cyane. Niki uvanye hano kuri uyu munsi? Ku cyumweru kiza izaba none yindi, another Sunday. Ntabwo ari iyi. Turashaka rero kuzagaruka hano ibintu byasobanutse. Zamura amaboko yawe. Data, ndakweretse ubwoko bwawe. Hano hahishwemo za potentiel zikomeye. Hano hahishwemo ibintu bikomeye muri aba bantu. Ubwoko ntabwo buri uko tububona. Balamu yitegereje amahema y'ubwoko bwa Israel mu butayu. Yabonye ibyo Baraka atabona. Yabonye ubwoko bukomeye nk'intare cyangwa intare y'ingore. Yabonye ubwoko bufite amaboko nk'ay'imbogo. Un peuple invincible. Andi moko yo mu gihe cy'Abaheburayo yaratumutse, ariko ubu baracyahari. Nanjye mwami umwuka ndabona aba bantu bahishwemo imbaraga zikomeye. Barashobora guhindura ibintu. Haleluya. None mwami fungura, produit un déclic. Fungura mu bwonko bwabo. Barebe none muri Kristo icyo ibitse, icyo ihishe. Bacakire ibyo none ibabwira. Si ikibazo cy'amafaranga, si ikibazo cy'amadiplome, si ikibazo cy'imiryango, ni ikibazo cyo kureba ko muri Kristo hari imbaraga zabashisha buri muntu wese guhindura ejo hazaza he. Seigneur, je libère la puissance du changement. Ndere ku imbaraga z'impinduka mu buzima bwa buri muntu wese, abakuru n'abato, abadamu, abagabo, urubyiruko, bose mwami, imbaraga zo guhindura zitangirize bakoreremo. Statut ko ndayitumuye mu izina rya Yesu. Daimoni ivuga ngo nibishoboka, biriya bintu byagenze gutya nta cyabihindura, ibyo bintu byose ndabishenye mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ubuzima bwawe muri uyu mwanya ndabukase, ndabuciye kuri ejo hashize. Uhereye none kugihumeka muri Yesu Kristo, ubuzima bwawe utangire kumuvinga forward, utangire gutemba bujya imbere, butangire kuzamuka, butangire gukura imisozi, butangire kuzamura ibibaya mu izina rya Yesu Kristo. Obstacle zose, ubukene, ubutindi, indwara, ubujiji n'ibindi byose bitumuke mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye none change, guhinduka, gutangire gukora mu buzima bwawe, kandi nawe ubwawe utangire kubona yuko hari ibintu bitangiye guhinduka. Imana iguhishurire imigambi ukwiye gufata, Imana iguhishurire ibyo ukwiye gukora, kugira ngo Imana ihamirize iri jambo ryayo kuri wowe. Ejo hawe hazaza hazahisha Imana icyubahiro. Ejo hawe hazaza ntihaza gukoza isoni, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bene data, shamurebe hano. Umwuka arambwiye ngo dis à mon peuple de croire au miracle. Ngo bwira ubwoko bwanjye bizere ibitangaza. Pana bya bindi bavuga gusa les charlatans, ibitangaza by'impinduka mu buzima bwawe. Believe in miracles. Amen. Hanyuma tuzakora evaluation nimwe Imana itaravuga mu buzima bwacu. Hallelujah.
tubone nimba Imana kuko iri jambo ryari ukuri. Gatubaho umugisha. Murakoze. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. Muzagire icyumweru cyiza.